reka tubyemere ko umwana wenda akurikije ubwo burere n'izo nzira zose ababyeyi bamutoje, ariko se noneho niba ageze hahandi ho kujya guhitamo uwo bazabana, wenda tubona ko abahungu bo bafitiye uburenganzira aribo babasha guhitamo uwo bazabana, ariko niba umukobwa afite ibyo yasetinze cyangwa yiyemeje ati nzashaka wenda umuhungu umeze gutya na gutya, we azabigenza ate ko harambagiza abahungu abakobwa batarambagiza? Ese umukobwa niyifata akagenda akereka umuhungu ibyo byose akamwereka ko amukunda cyangwa akaba yanabimubwira, umuhungu akamwumvira ubusa, urumva wa mukobwa atazasigaranye ipfunwe n'ikibazo gikomeye? Aya muhungu z'ubwenge ntago yamwumvira ubusa, ahubwo abahungu iyo abonye umukobwa atinyutse akavuga ati ndagukunda, ko hari ingo mbona zisenga zikubaka nabi, nkabona n'izindi batasenga rwose ubona nta kintu bibabwiye, kandi ukabona urugo rwabo ni rwiza. Ubwo byo biba byagenze biti? Ibindi byose abantu babihuriye, ariko ibintu bibiri nibyo byagufashije kubaka urugo rwawe. Ibintu bibiri reka mbivuge n'abantu bose babyumve, abadukurikiye, abakurikiye House Media TV bumve ibyo bintu ko ari bibiri. Hari ukwizera, kwigira umugenzacyaha. Rero nshaka gusobanura, hari ukuntu umugabo cyangwa umugore ataha ugahita wirukira muri telefone, uyavuganye nande, ninde muntu akunda kugucata nawe cyane, ninde muntu akunda kuvugana nawe kuri telefone cyane, ese ko iki umuntu akunda kuvugana nawe? Ubwo rero iyo utangiye kwigira umugenzacyaha mu rugo rwawe, utangira kwibaza ugiye hehe, uturutse he, wavuye he, wagize gute, ushaka amakuru ya buri kantu kose urugo rwawe. Ikaze kuri Rose Media TV. Imbere na mbere mbanje kubasuhuza, mugira amahoro y'Imana aho muherereye hirya no hino, yaba bari hano mu Rwanda, hanze y'igihugu cyacu ndetse no ku yindi migabane yose iri ku isi. Turabashuhuje kandi turabakunda. Nkuko mubizi rero, musanzwe mumenyereye mu bindi biganiro bitandukanye, ariko cyane cyane mu bijyanye n'iby'ubuzima, ariko ubu ngubu twifuje kubongereramo n'ibindi bintu, kandi turizera ko bizakomeza kubaryohera no kubashimisha. Hanyuma rero ibintu dushobora kuba twongereyemo apari y'ibiganiro by'ubuzima twajyaga tubagezaho, hari abatumirwa batandukanye tuzajya tugenda tubagezaho. Hari ubuhamya butandukanye, bwa ubuhamya bujyanye n'imibereho y'umuntu mu buzima busanzwe bwa buri munsi, ndetse n'ubuhamya nk'umuntu ufite icyo Imana yamukoreye akaza akakivuga. Turifuza ko iyi channel yacu yahembura imitima ya benshi, abari mu bibazo, abarushye n'abaremerewe. Turifuza ko rwose iyi yaba igicumbi cyangwa se karuhura ka benshi. Rero ufite ubuhamya bw'ibitangaza n'imirimo Imana yagukoreye, wabuze aho ubivuga cyangwa wabuze umwanya, nta mwanya ugira, ariko urashaka gutambutsa ishimwe kugira ngo unezeze umutima w'Imana, karibu. Turi bushyireho nimero mushobora kuba wenda mwaduhamagariraho mu gihe mwifuza kutugezaho ubwo buhamya, ayo mashimwe, ubundi izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Uyu ni umuhamagaro twajemo twifuza gukorera Imana ndetse no gukorera sosiyete, abantu bakagira aho bava, bakagira n'aho bagera. Hanyuma rero ni muri urwo rwego uyu munsi twifuje kubagezaho umutumirwa wacu wa mbere. Tuguhaye ikaze kuri kamera za Rose Media TV. Murakoze cyane Rose, kumikaze kuri kamera ya Rose Media TV. Amazina yanjye nitwa Claudine Uwimana, ndubatse, mfite umugabo umwe n'abana batatu. Mama Claudine arakoze kutwibwira. Nanjye ugiye kuganira nawe rero nitwa Dusabe Marie Rose. Claudine rero ndizera ko hari byinshi wateguriye abakunzi bacu, nanone naguha ikaze ukabibagezaho. Murakoze cyane kuri House.
Media TV kumpa ikaze no kungirira icyizere cyo kuba hari icyo twasangira uyu munsi. Numva rero mbere yo kugira ngo dutangire twatangiza isengesho, kuko ibintu byose iyo bitarimo Imana ntabwo bigenda neza. Ndumva rero twatangira tugira ati ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Turagusingiza dawe Mana nziza, turagusingiza dawe Mana muremyi w'ijuru n'isi, turagusingiriza urukundo wadukunze ukemera kutugirira icyizere cyo kuremwa mu ishusho yawe. Turagusingiriza Yesu waduhaye kugira ngo atubere incungu y'ibyaha byacu. Turagusingiriza na Roho Mutagatifu waduhaye kugira ngo atuyobore kandi atwereke icyiza uko bwije n'uko bukeye. Roho w'Imana nzima, turagutumiye muri iki kiganiro kugira ngo ntaba ari twe tuvuga ngo tuvugire muri wowe, tukubere igikoresho we wikorere, ugeze abantu ho icyo wabageneye. Ngaho rero ngwino udufashe, ngwino tuyobore, ntituyoborwe n'amarangamutima yacu, ntituvuge ibyo twishakiye ahubwo tuvuge ibyo tubwirijwe nawe. Ngwino Roho wa Nyagasani, niyubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka, niyubahwe n'ubu n'iteka ryose, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Hanyuma rero Claudine, urakoze kuturagiza Imana. Mutubwiye ko hari ibiganiro mugiye kutugezaho, twagira ngo mutubwire muri make ni ibiganiro bijyanye n'iki, mubwire abadukurikiye bamenye uko ibiganiro bimeze. Murakoze cyane kumbaza ikibazo cyiza. Ikiganiro twari twifuje gusangira kuri uyu munsi ni uburyo umusore, ni uburyo inkumi zitegura gushinga urugo, zitegura kubaka urugo rwiza. Ese ni iki kibanza mbere yo kubaka urwo rugo? Ese witegura gute uwo muzabana? Hanyuma ikindi cya kabiri, ese urugo rwiza rurangwa n'iki? Urugo rwiza ni ruhare ki, ni ruhare nyabake abarwubatse bagomba kugaragaza? Urugo rwiza ni gute urugo rwiza rubaho? Ese urugo rwiza rwabaho byagenze gute? Ese impande zombi ni uruhe ruhare rwabo kugira ngo urugo rwabo rubashe kugenda neza, rubashe kuba rwiza, rubashe kubera benshi urugero ku barubona? Murakoze. Ndumva ari ibiganiro byiza cyane kandi buri muntu wese muri sosiyete akeneye, bishobora kubaka sosiyete yacu neza. Ndumva rero mwahera wenda ku cyambere mukatubwira. Murakoze cyane. Ikintu cya mbere umuntu aheraho mu kwitegura kubaka urugo, ikintu cya mbere umuntu agomba kugira intego. Niba ari umukobwa agomba kugira umukobwa ufite intego, ufite icyerekezo. Niba ari n'umuhungu kandi nawe agomba kuba ari umuhungu ufite intego, ufite icyerekezo, ufite aho ashaka kugera, ufite aho agana, ku buryo buri uwo ari we wese atapfa kumukura mu myanzuro y'uko yiboneye. Yaba ari umukobwa akaba ari umukobwa ufite intumbero, aba ari umuhungu ufite intumbero, ufite aho ashaka kugera, ufite aho ashaka kuva, aho ashaka kugira n'aho agera. Burya iyo utazi iyo uva nta n'ubwo umenya n'iyo ugana. Claudine, mutubwiye ko nyine cyambere mutugejejeho ukuntu umuntu yaba umusore cyangwa se umukobwa yakwitegura kubaka cyangwa se kugira urugo rwiza. Ese uwo musore cyangwa se iyo nkumi atangira kwitegura ibyo bintu ryari? Ese abitangira abaye inkumi, abitangira abaye umusore, abitangira ari umwana muto? Iyo myiteguro mu by'ukuri ihera hehe ku buryo abadukurikiye babasha gusobanukirwa neza? Murakoze cyane, mbajije ikibazo cyiza. Imyiteguro yo kubaka, uruhare rwa mbere runini ni ababyeyi b'umwana, ababyeyi bamurera. Muri ino minsi ntago abana benshi, hasigaye hariho ubupfubyi. Ntago navuga ngo ukurera wese, yaba ari umubyeyi w'umubiri, yaba ari umubyeyi ukurera,
uburyo akurezemo ubundi uburere nyabwo butangira umwana afite imyaka 2, 3, 4 ugatangira umubyeyi amwereka iki ni kibi iki ni cyiza, agatangira kumwereka uburyo ki agomba gukura mu muryango, akunda Imana, akunda abantu, uko azakira abamugana, abashyitsi baje mu rugo uko bafatwa, ese uturimo two mu rugo, ikosa ukamucyaha ukamubwira ati ntago ari byo. Umwana akagira uburyo ki akura mu maboko mu biganza by'ababyeyi bombi. Wenda uko kugenda utoza umwana, uko kugenda umuha inshingano zimwe na zimwe, umwinjiza mu nshingano mu by'ukuri zishobora kugaragaza maturite ye, ni iki bibasha kumufasha mu kwitegura gushinga urugo rwe, cyangwa se yageze no mu rugo ni iki bishobora kumufasha? Urumva umwana akuze umwereka ko agomba koza ibyombo, agomba gukubura aho yicaye, agomba gutekera barumuna be cyangwa se bakuru be, umukobwa agomba wenda gusasa, agomba gufurira abasaza be cyangwa se n'umuhungu nawe agafura, kuko burya imirimo yose ugomba kwitoza abana bose, yaba ari umuhungu yaba ari umukobwa, kuko bose bazubaka ingo zabo. Umuhungu azubaka urwe, umukobwa yubaka urwe. Bivuze ko rero uko byasa kose buri mwana wese bagomba kunganya imirimo mu rugo. Utetse uno munsi ejo ntaba ari uteka, uwogeje ibyombo ejo ntaba ari ubyoza, kugira ngo atazavuga ngo nzi koza ibyombo gusa, yagera mu rugo ati ngenzi koza ibyombo gusa, guteka ntabyo nzi. Yego, turaha rero hari amatsiko mbashije kugira mu mafamiye atandukanye cyangwa mu ngo zitandukanye, bafite uburyo barera abana babo n'uburyo babatozamo, kandi bugiye butandukanye cyane. Hari imiryango imwe irera abana mu by'ukuri ibaha izo nshingano, ibigisha imirimo itandukanye nk'uko mubitubwiye, ariko ibyo ngibyo twakunze kubyumva mu batubanjije cyangwa muri generasiyo zahise. Ubu ngubu mbona ngewe nk'ijisho ryanjye ku giti cyanjye, mbona hari ibintu bigenda bihinduka. Hari imiryango imwe n'imwe usanga itoza abana koko kumenya gukora iyo mirimo, noneho ugasanga hari n'indi miryango nanone idashaka ahubwo kuvunisha abana babo, bumva ko kubereka izo nshingano, kubereka ibyo gukora ari kimwe mu bintu byo kubaremereza mu bwonko cyangwa se byo kuvuna ingingo zabo. Ugasanga umubyeyi ararera umwana, ntago umwana agize imyaka 8, 10 atazi kwimesera n'umwenda w'imbere, cyangwa se atazi no kwisukira icyo cyayi cyangwa igikoma ngo anywe. Ni ibintu rero mbona bitandukanye. Urumva ni uburyo bubiri butandukanye. Sinzi rero wowe uko ubyumva cyangwa se icyo wabwira abaduteza amatwi. Ndumva buri muntu azi uko arera umwana we cyangwa buri muryango uzi uko ufata abana babo. Mu by'ukuri icyo kintu muri rusange giteye inkeke cyane. Muri iyi minsi turimo usanga ubuzima ari ubw'abakozi, ugasanga umwana ntashaka gukora, mfite umukozi agomba kubikora, namushakiye iki. Ariko birababaje cyane kuba twigisha abakozi imirimo bakagenda bakubaka ingo nziza, ahubwo abacu ugasanga ubuzima n'ubwo kuryama, ubuzima n'ubwo kujya kuri telefone, ubuzima n'ubwo kujya kuri televiziyo akirebera amakuru atandukanye. Ariko mu by'ukuri wagatoje umwana ugufasha imirimo, ariko ukanatoza n'uwawe nawe kubasha kwikorera, nawe kubasha ejo hazaza he ku buryo hatazamugora, hatazamubangamira. Niba mbyumvise neza, tubwiye ko ababyeyi aribo bagira uruhare runini mu gutegurira umwana kuzagira cyangwa kuzamenya guhitamo urushako rwiza. Ndi kwibaza ntese ababyeyi bazegera umwana umaze kugera mu kigero cy'imyaka 15, 16, 20, bamubwira bati tugomba gushaka umuntu umeze gutya, uteye gutya? Mbese ibyo ngibyo ababyeyi nabyo bazabigiramo uruhare? Murakoze cyane. Kuri icyo ngicyo umwana yageze ku myaka 15, 16 gutyo, urumva bari nko mu wa 2 segonderi, mu wa 3 gutyo,
ikigaragara aho ngaho umubyeyi amuhoza ijisho, ntago ari ukumututira. Hari ukuntu umubyeyi aho umwana uburere ariko atanashyizemo akagufu cyane, adashyizemo agafunguza cyane, kuko iyo ushyizemo agafunguza cyane nanone ntabwo aba ari byiza. Ugomba kureka umwana, ntumuhe uburenganzira busesuye ariko ukamuha uburenganzira, ukajya umwereka iki ntabwo ari cyiza, iki ni cyiza. Dore umwana ugeze mu myaka nk'iyi ngiyi aba agomba kwitwara gutya, bagomba kumenya uko avuga, bagomba kumenya uko agenda. Hanyuma rero mu kugana kuri rwa rushako rwiza umubyeyi yifuza ko umwana we azajyamo, ni hahandi umubyeyi akubwira ati mwana wanjye ugomba kumenya uko ugomba kubana n'abantu, uko ugomba gukora uturimo, uko ugomba gufasha abo mubana umunsi ku munsi. Bizanagufasha kubaka no kubana n'abandi neza muri rwa rugo uzajyamo. Reka tubyemere ko umwana wenda akurikije ubwo burere n'izo nzira zose ababyeyi bamutoje, ariko se noneho niba ageze hahandi ho kujya guhitamo uwo bazabana, wenda tubona ko abahungu bo babifitiye uburenganzira, ari bo babasha guhitamo uwo bazabana. Ariko niba umukobwa afite ibyo yasetinze cyangwa yiyemeje ati nzashaka wenda umuhungu umeze gutya na gutya, we azabigenza ate ko harambagiza abahungu abakobwa batarambagiza? Murakoze. Aho ngaho ku kijyanye no kurambagiza n'amakriteriya abakobwa bagenderaho, mu by'ukuri umukobwa ashobora kugira amakriteri agenderaho. Mbere byarashobokaga ko usanga umuntu avuga ngo ndategereza umuhungu ko aza kundambagiza, yewe umukobwa agasanga afite amakriteriya, ndashaka umuhungu w'inzobe, ndashaka umuhungu muremure, ndashaka umuhungu wize amashuri aya n'aya, ndashaka umuhungu w'umuhanga, ndashaka umuhungu gutya na gutya uvuka ahangaha. Ariko muri iki gihe ni ukuvuga ngo abakobwa mukwiye gutinyuka, namwe ubwanyu ntabwo ari ukurambagizwa ahubwo mukarambagiza, ukavuga ndashaka uyu, hanyuma ukagira amajeste ukora kugira ngo uwo muntu uko kabibone. Nese ko umuhungu ashobora gutinyuka kuvuga ati ndagukunda, gute umwana w'umukobwa atavuga ngo ndagukunda, agakora byaba bitanashoboka akaba yanakoresha geste, makado, telefone, kuwamuhamagara, byanga bikunda umuntu ugukunda urabibona ko agukunda koko. Yaba ari umukobwa ukwereka ko agukunda urabibona neza ko agukunda koko, yaba ari umuhungu ukwereka ko agukunda urabibona ko agukunda rwose. Niba nkumvise neza Mama Claudine, utubwiye ko n'abakobwa muri iki gihe bakwiye gutinyuka, kuko aribo bazi abahungu bashaka, bakabasha nabo kuba barambagiza. Ese umukobwa niyifata akagenda akereka umuhungu ibyo byose, akamwereka ko amukunda cyangwa akaba yanabimubwira, umuhungu akamwumvira ubusa, urumva wa mukobwa atazasigaranye ipfunwe n'ikibazo gikomeye? Aya muhungu z'ubwenge ntago yamwumvira ubusa, ahubwo buri abahungu iyo abonye umukobwa atinyutse akavuga ati ndagukunda, avuga ati wa niba umukobwa atinyutse kumbwira ko ankunda, ni ikivuga ko ankunda koko, ahubwo ni ibyagaha agaciro cyane. Avuga ati niba umukobwa atinyutse akambwira ngo ndagukunda, nuko nkunda koko, ntago aba mbeshya. Kandi koko umukobwa iyo avuze ati ndagukunda, nuko biba bimuvuna, byaramuvunnye, yafashe igihe kinini cyo kubitekerezaho, ntago ari ibintu abyutse mu gitondo ngo nabirose ngahita abikora. Bivuze ko rero uko byasa kose aba yabihaye agaciro, wagiye kubibwira. Niyo mpamvu akenshi umuhungu ahita anamwumva, akavuga ati ubundi turabizi ko mu muco wacu wa Kinyarwanda nta mukobwa ubwira umuhungu ukamukunda, ahubwo umuhungu niwe ubwira umukobwa akamukunda. None rero niba umukobwa ateye intambwe n'intambwe ikomeye, iyi ngomba kuyiha agaciro. Hanyuma rero twari turi kureba uburyo ki umwana arerwa, umwana akura, umwana yubaka urugo rwiza bifashijwemo n'ababyeyi, uko yarezwe n'uko akuze. Ubu noneho tugiye kureba uburyo ki urugo rwiza, rwa rugo yifuje arugeramo, uburyo arubamo. Icyo cyambere kigenderwaho mu kubaka urugo rwiza, icyambere ni isengesho. Ni ugusengera hamwe nk'umuryango, ni kimwe mu nkingi za mwamba.
hanyuma icya kabiri ni ikijyanye no kujya inama hagati yabo ku cyo bagiye gukora. Burya urugo rutajya inama nta rugo ruba rurimo, ngo umugabo yifate akora ibye, umugore nawe yifate akora ibye, ntago rwose ntaho biba bigana, mu bashakanye bagomba gukorera hamwe, bagomba kujya inama. Hanyuma icya gatatu ni uguhuza imbaraga mu iterambere ry'urugo, umugore agaca agakora, umugabo nawe agaca agakora, bagahuza imbaraga zabo kugira ngo ejo habo hazaze hazabe heza, ejo habo abana babo hazabe heza, ejo habo ibyo bateganya n'ibyo bapanga bizagende neza mu buryo bwo gukorera hamwe. Cya kane ni ukurebera hamwe abana Imana ibahaye, kubarera neza, kubarera mu buzima bwa gikristu. Mu by'ukuri uko ureza umwana niko akura. Rero iyo mubarereye hamwe, igitsuri mubahaye, uburere mubahaye, mukaba ari ibintu muba mwumvikanyeho nk'ababyeyi, atari ukuvuga ngo umwe arakora ibyo undi akora ibye, umwe yakora ikintu undi akamukontoradiza. Ntabwo biba byemewe mu rugo rwiza, bisaba gukorera hamwe. Hanyuma ikindi nyuma y'uburere bwiza ku bana ni ukuganira nk'umuryango. Burya tujye tuvugisha ukuri, urugo rugirwa no kuganira, mukagira umwanya muri bwa buzima bwa buri munsi, umwe acaha undi acaha. Bisaba no kugira umwanya wo kuganira nk'abashakanye, nubwo yaba ari iminota 10, nubwo yaba ari iminota 5, iyo minota 5 hari ikintu kinini yubaka mu rugo. Hanyuma ku kindi ikintu cyo kubwizanya ukuri, ikintu kijyanye na full communication, communication mu rugo ni ngombwa. Niba ndi n'urugero igikondo, uwo tubana akaba azi ko ndi igikondo koko, cyangwa se niba ngiye guhaguruka muri gahunda tarazi, nkabanza nkamumenyesha, nkamubwira ngiye muri izi gahunda zitari zateguwe, ariko agomba kumenya nk'umupatina wanjye, nk'umuntu twashakanye, nk'umuntu twubakanye, nk'umuntu tugendana ubuzima bwa buri munsi. Ikindi ni ukubanira neza aho dutuye, ni ukubanira neza aho tuvuka, ni ukubanira neza aho twashatse. Hari ukuntu abantu usanga biba ikibazo gikomeye, ugasanga umuntu yashatse mu muryango ariko ngo ntago yumvikana na nyirabukwe. Ni gute tumvikana na nyoko bukwe? Ugomba nuruhe ruhare rwawe nk'umugore washatse, nuruhe ruhare rwawe nk'umuntu washatse muri urwo rugo. Umuhungu wabo yashatse bumva ko na amaboko, ni ukuvuga ngo muje guhuza imbaraga, muje guhuza imiryango yombi, imiryango y'aho washatse naho wavutse. Rero ni ukuvuga ngo nuruhe ruhare rwawe nk'umusore, nuruhe ruhare rwawe nk'umukobwa waje muri uwo muryango. N'icyo ugomba gukora kugira ngo umuryango mubane neza kandi mu mahoro, aho mutuye mubane neza, mu nshuti zanyu. Hari ukuntu umuntu ashaka ugasanga umugabo ngo ntago nshaka gukomezanya na ziriya nshuti, rwose ruya pe. Cyangwa ugasanga umugore ngo ngiye ngo ndashaka kutandukana na ziriya nshuti. Umugore mwiza agomba gusigasira inshuti yasanze umugabo afite, umugabo mwiza agomba gusigasira inshuti umugore yasanze afite. Gusa izubaka ibyo byose uko bwije nuko bukeye, izo kubaka ziragaragara, izo gusenya nazo muzima umwanya, muzima amatwi, mugakomeza imbere ni heza. Murakoze. Tumva ibyo bitekerezo cyangwa se izo ngingo mutugejeho zishobora gufasha umwana cyangwa se umuntu washinze urugo, ari ingenzi abantu benshi bari babikeneye. Ariko hari akabazo k'amatsiko nagize. Hari ingingo mwatubwiyemo ivuga ko mugomba gusenga. Yego. Kandi nk'uko mbizi cyangwa nk'uko abantu bose babizi, ntabwo ariko abantu bose basenga. Ko hari ingo mbona zisenga zikubaka nabi cyangwa neza, nkabona n'izindi batasenga rwose, ubona nta kintu bibabwiye, kandi ukabona urugo rwawo ni rwiza. Ubwo byo biba byagenze biti? Okay. Hari ugusenga bivanze na kamere, hari gusenga bivanze na kamere, ugasanga umuntu ntago yapfuye kuri ya kamere ye ya kera. Gusenga mvuga ni kwa gusenga kuzuye amarangamutima ye y'ukuri, wewe bwite. Hari ukuntu umuntu aba mu bintu atabirimo, hari n'ukuntu umuntu aba ari mu bintu abirimo neza. Niba ari ugusenga, usenga n'uwubaha Imana, agakora ibyo ishaka, akagendera ku mategeko yayo kandi akayitinya. Buryo utinya Imana hari n'ibyo unatinya nanone. Iyo utinya Imana ntago hari ikintu utatinyuka gukora. Ntago wacinya umugabo wawe. Utinya Imana
ntago waca inyuma umugabo wawe, ntago bantu mudukurikiye utinya Imana, ntago waca inyuma umugore wawe, ntago waca inyuma umugabo wawe. Uravuga uti nubwo umugore wanjye cyangwa umugabo wanjye atambona, ariko Imana yo ireba hihishe irambona. Ya yindi ireba urushishi rw'umukara munsi y'urutare rw'umukara, ni gute ngitambona ngiye gukora ibyangwa n'amaso yayo. Mama Claudine murakoze, ndabyumvise neza koko wa mugani uramutse wubaha Imana, ibyo byose ntago watinyuka kubijyamo byangwa n'amaso y'Imana. Ntaraguca mu ijambo hoze, ibi twari turi kuvuga ni bisanzwe mu ngo zose, ariko hari ibintu bibiri byamfashije muri iyo myaka 7. Ibindi byose abantu babihuriye, ariko ibintu bibiri nibyo byagufashije kubaka urugo rwawe. Ibintu bibiri reka mbivuge n'abantu bose babyumve, abadukurikiye, abakurikiye House Media TV bumve ibyo bintu ko ari bibiri. Hari ukwizera, kwizera nshaka kuvuga, reka mbidetaye mu byumve neza. Kwizera nshaka kuvuga ni ukwizera ari mu rugo, abo mubana mu rugo, ari umugabo, abo mukorana. Reka mvuge gatoya nko mu rugo, bari abantu badufasha imirimo yo mu rugo. Niba umusigiye abana ukatangira ugahamagara ukagira gute, mu by'ukuri Imana niyo iturerera, Imana niyo twubakiye, Imana niyo idufasha muri byose. Ni gute ushaka kwibaza ngo nsigiye umukozi umwana, ndasanga yagize gutya, ndasanga atariye, ndasanga oya, ni ugomba kumwizera. Kose uba wamusigiye inzu yose, ukamusigira urugo rwawe, abana ukamusigira byose, usigara umutima uhagaze. Icyambere ugomba kumwizera ko ubushobozi wamubonyemo bwo kugusigarira ku rugo. Kwizera abo mukorana, ntuharuvuga ngo baranyiba, nuba ngo baranyibana ku kazi kawe ntawe uzaba ukigakoze. Ku kijyanye n'umugabo ukamwizera, aho yagiye gukorera wenda ni mu ntara, ukizera ko nubwo mutari kumwe ariko ahari nkawe, ukamwizera. Yaba ari mu kazi, ntuvuge ngo usengo ari mu kazi cyangwa yagiye mu ndaya. Iyo watangiye kujya muri ibyo biba byapfuye, ukizera abana bawe. Niba yagiye gusenga nyine arava gusenga agaruke mu rugo. Niba yagiye ku ishuri ni ku ishuri nyine, usengo yagiye ku ishuri ngo cyangwa yagiye ahandi. Oya, ukizera koko niba yavuye mu rugo agiye ku ishuri, yagiye ku ishuri gusa, yavuye mu rugo agiye gusenga, yavuye mu rugo agiye mu kazi, ari mu rugo, ari mu mirimo yo mu rugo, ukabyizereramo. Kwizera ko numva ari ikintu gikomeye, nkuko n'ubundi cyane ko no muri Bibiliya ijambo ry'Imana tuvuga ngo kwizera nicyo kintu gikomeye kibasha gufasha umukristo mu buzima bwe bwose. Ndumva wowe warabihuje n'urugo rwawe. Ariko tukiri kuri icyo kintu cyo kwizera, hari ikindi kintu numvishe uvuga, cyo numvishe ntasobanukiwe, nta numva neza, ibintu byo kuba umugenzacyaha. Kwigira umugenzacyaha rero nshaka gusobanura, hari ukuntu umugabo cyangwa umugore ataha ugahita wirukira muri telefone. Ujyavuganye nande, ninde muntu akunda kugucata nawe cyane, ninde muntu akunda kuvugana nawe kuri telefone cyane. Ese ko iki umuntu akunda kuvugana nawe, ese ni umukobwa, ese ni umuhungu, ukajya guhamagara nyine ugasanga wigize maneko ku mbaraga, wigize maneko ku nduru, ugasanga kubera icyo yavuganye n'uyu nguyu, igihe cyose ahora kuri telefone. Iyo turi mu rugo igihe cyose bari kuri chat, ese kubera icyo ahora kuri chat, ugasanga wigize maneko, wigize umugenzacyaha. Ushaka kubaza wenda abakozi bakorana, wenda n'abakiriya ari kuvugana nabo, wenda ariko ugasanga ntago ubifashe mu rwego rw'uko ari akazi arimo, ahubwo ufashe ko yaguciye inyuma byacitse. Ubwo rero iyo utangiye kwigira umugenzacyaha mu rugo rwawe, utangira kwibaza ugiye hehe, uturutse he, wavuye he, wagize gute, ushaka amakuru ya buri kantu kose, urugo rwawe ruba rwapfuye. Ntago haba hakirimo urukundo, ahubwo uri kuganisha kwisenyuka ry'urugo rwawe. Noneho uzarebe n'urugero nka kuriya mu muhanda, iyo umwe acanye amatara maremare, we bisaba kucana magufi. Bishatse kuvuga ko niba umwe yakije umuriro, wowe ugomba guca bugufi. Niba umwe arakaye, wowe ugomba gucisha make. Umugabo urabibonye araguca inyuma, wabibonye, ariko noneho wowe witeza umurindi isenyuka ry'urugo rwawe. Ahubwo bigenze gakeya, wibaze ngo nihe mpamvu itumye ibintu bibaho, ese nakora iki kugira ngo ibi bintu biveho.
nakora iki kugira ngo iki kintu gishire mu rugo rwacu, n'iki nakora, n'uruhe ruhare rwanjye nk'umugore, n'uruhe ruhare rwanjye nk'umugabo. ahubwo iryo jambo ry'ubugenzacyaha ndumva ndi kugenda ndumva mu buryo butangaje. Wa mugani se iyo utangiye kugenzaho umuntu ibyaha ubwo nta rukundo, mu by'ukuri ntago ubuganisha ku rukundo, kuko mu by'ukuri umuntu ukunda igihe cyose umubona mu ishusho nziza, ntago umubona mu ishusho mbi, kuko iyo utangiye kuvuga uyu mugabo wanje inyuma agira gute, noneho niho uri guhurwaho Sekibi kugira ngo asenye urugo rwanyu. Yego. aho ndahumvise neza cyane, ndumva aho kugira ngo ugenze ahubwo ushaka ibyaha ushyira ku muntu cyangwa se wifuze, se ubwo ubundi ntabwo uri kwifuza kumubonamo ibyaha, uri mucekinga ushakisha amakosa hirya no hino kuri mugenzi wawe, utifuza kumugira umunyabyaha, ubundi uba wifuza kumugira umwere. Biba bimeze bite? Urumva icyo gihe uba wabuze kwizera muri wowe. Urumva byanga bikunda amarangamutima aba yagutwaye y'umubabaro, ukwizera kukabura muri wowe. Nureka ibyo byose byo kugira umugenzi cyane ibiki, ukizera umugabo wawe, ntiwumva amabwire ngo wumve ngo umugabo wanjye ngo aciye ahangaha, ngo umugore wanjye ngo aryamanye na runaka, ngo yandikiranye na runaka, ngo aba exenga ibiki, ibyo bizagufasha kubaka urugo rwiza. Yego. Urakoze cyane Claudine. Ibi bintu tugejejeho ni ingenzi, bifitiye akamaro benshi badukurikiranye, kandi koko ibyo bintu birutubwiye nanjye ndashishoje, mbona ni ibintu bifatika mu kubaka umuryango mwiza rwose. Udafite kwizera umugani niho handi ushobora no gukora n'ibyo urimo ntubikore neza ngo ubinoze. Kuba umugenzacyaha rwose by'urugo bya rusenya mu gihe gitoya, ariko hari ikindi kibazo nibajije. Mbona ushobora kuba warakurikije biriya byose twavuze mu guhitamo umuntu muzabana, ariko mwagera mu rugo ugasanga wenda havutse ikibazo cyo kutabyara. Bijya bibaho, tujya tubibona. Cyangwa se ugasanga umugabo wawe afite ubundi burwayi wenda bwandura butari muri izi ngizi za sida dusanzwe tuzi. Ibyo ngibyo ntabwo ushobora kuba wenda nk'igitotsi gishobora gutuma kwa kundi wifuje ko urugo rwawe rwubakika rukaba rwiza rugakomera bitagerwaho nk'uko wabyifuje. Yego, murakoze cyane maze n'abadukurikiye babyumve. Hari ukuntu nubwo bavuga ngo urugo rwiza cyangwa se urubyaro rutangwa n'Imana, ariko natwe hari ikintu dushaka gukora. Wenda ngewe ku gihe cyanjye ntago ari igihe kinini, ni igihe gito pe, ntago ari imyaka myinshi, ariko twebwe byari bitaraza ikoranabuhanga. Ikintu cyo kigaragara ni uko umukobwa n'umuhungu bagiye gushinga urugo bagakwiye kujya bajya kwipimisha indwara zose, bakipimisha iyo sida, hepatite, amadiyabete, bakareba niba se barabyara, ese matrice wenda ni nzima. Usanga hari abakobwa benshi baba barakuyemo amada, mumbabarira ababyumva, ugasanga ageze mu rushako arabizi neza ko atazabyara, ariko agiye mu rushako biranze, ariko umuhungu ntago agomba kubimenya, ariko we mukobwa arabizi neza, bimuri mu mutima. Rero aho ngaho bisaba ko byibura babanza kujya kwa docteur bakarase, ubundi Imana izaduha n'urwo rubyaro rurahari. Byarahindutse cyane. Abagiye gushinga urugo bagakwiye kujya mu rugo bipimisha indwara zose. Ndumva bikaze cyane. Ubwo ushatse kuvuga ngo wenda mbere y'uko umusore n'inkumi babana, babanze bagende bajye kwipimisha barebe ko bujuje ibyangombwa byose byabasha kubaka urugo. Ibintu byarakaze. Yego, kuko iterambere nta kintu ritazatuzanira, rizana ibyiza cyane, ariko cyane ni byiza, ni bibi yego, ariko byiza nibyo biza imbere. Urakoze cyane Claudine. Ndumva twashimira n'abandi bose bari baduteze amatwi. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi reka tugisoreze ahangaha. Imana iguha umugisha. Buriya nitubakumbura tuzongera tubatumire. Yego.